Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni umunsi wacu wa gatatu w'amasengesho y'iminsi 40, kandi nzi neza yuko duhawe umugisha. Uyu munsi wa gatatu uri kubera umunsi w'umugisha. Ejo twarimo tuvuga ku mugore wumvise ibya Yesu, nanjye ndagira ngo nongere ngo kumbuze kumva ibya Yesu. Yuzi ibya Yesu, yamenye ibya Yesu, ubuzima burahinduka. Amenye ibya Yesu, amateka arahinduka. Amenye ibya Yesu, ntago guma uko waruri. Rero mbere turacyari mu cyanditswe kiri muri Obadiya igice cyaho cya mbere umurongo wa 17 avuga ngo ku musozi w'Uwiteka, umusozi wa Siyoni, aba Yakobo bazasubirana ibyabo. Turacyavuga gusubirana ibyawe. Reka nkubwire inshuti yanjye, ushobora gusubirana akazi, ushobora gusubirana amashuri yawe, ushobora gusubirana imibereho yawe wari umaze igihe urwaye. Navuze ku mugore wari umaze imyaka 12. Umugore amaze imyaka 10 yari yaratakaje ibyiringiro, yari yaratakaje ubuzima, yari yaratakaje ejo he hazaza. Abamubonaga babonaga ari uzapfa ejo, ariko biratubwira neza ngo icyo gihe kimaze kugera amenye ko Yesu ahageze, ngo arasimbuka akora ku mwambaro wa Yesu. Ku mwambaro wa Yesu hari imbaraga zishobora gukiza indwara. Ndagiye ngo ubwire inshuti yanjye urimo kunyumva umunsi wa none, nawe hari icyo wakora muri aka kanya imbaraga z'Imana zikagukoraho. No kumva iri jambo ry'Imana byonyine byatuma Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe n'amateka yawe. Amaze kumenya ibya Yesu, amaze gusobanukirwa ibya Yesu, ubuzima bwe n'amateka birahinduka. Uyu munsi wa none nawe Yesu yakugira neza, nawe Yesu yakwitaho, nawe Yesu yahindura amateka y'ubuzima bwawe, nawe Yesu yahindura amateka yawe, kandi Imana ikongereka kugira neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka nkubwire inshuti yanjye, ijambo ry'Imana rimbwira neza ku mugore bita Hana. Hana yagiye imbere w'Uwiteka w'Imana, arasenga kuko amasengesho yo gishobora guhindura umugambi Imana ifite ku buzima bwawe, ikazi gahuza umugambi wawe n'uwayo. Hana ngo ajye imbere w'Uwiteka w'Imana arasenga. Yari inguma ariko biritubwira, ariko amasengesho ya Hana niyo yabyaye Samweli. Nagiye ngubwire inshuti yanjye, nawe mu masengesho yawe, muri aya masengesho nawe Samweli yagira gute? Yavuka. Kandi Samweli yamaze kuvuka yagombaga no gukura, agakura agakorera Imana. Ndashaka kujya mu byanditswe byera yangubwira icyo wakora kugira ngo Imana ihindure ubuzima bwawe, ihindure amateka yawe. Turasubira mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice byaho 3 umurongo waho wa 19. Samweli wa mbere ibice 3 umurongo wa 19 haravuga ngo Samweli arakura, Uwiteka abana nawe, ntiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samweli rigwa hasi. Nuko Abisirayeli bose uhereye Idani ukageza i Betisheba bamenya ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Amen. Samweli uyu nguyu wavutse kubw'igitangaza cy'Uwiteka w'Imana. Samweli uyu nguyu Imana nkuko Hana yasezeranije Imana avuga ngo n'umwana w'umuhungu nzamukuzanira. Amaze gukura amuzana imbere y'umutambyi Eli. Bibiliya ivuga ngo yari amaze gusaza, ariko Bibiliya ikongera ikatubwira neza ngo muri icyo gihe Samweli ijambo ryose Eli yavugaga nta narimwe ngo ryagwaga hasi. Bibiliya irongera tubwiye ngo arangije arundukira mu Uwiteka w'Imana. Ndagira ngo usabe urimo kunyumva aka kanya muri aya masengesho 40 usabe Imana urundukire mu Uwiteka w'Imana. Ndavuga rero umuntu ari muvanga iby'Imana akabivanga n'ibindi. Iby'Imana ntago babivanga. Imana bisaba kuyiha umwanya. Imana bisaba yuko ufata umwanya wawe ukajya imbere yayo, nawe ukamara amazu ukavuga ngo icyo nzi neza nuko Imana hari ikigomba gukora. Hana arangije ajya imbere y'Uwiteka w'Imana aravuga ngo Mana icyo nzi neza, nanjye ndasaba umwana w'umuhungu, nanjye ndasaba kutaba ingumba, nanjye ndasaba urubyaro nkuko wahaye Penina. Reka nkubwire inshuti yanjye, ngwino twicarane uyu munsi wa none, ngwino tujyane muri aya masengesho, ngwino duhagarane kuri umusozi. Birashoboka yuko uyu munsi aribwo ucyumva inyigisho uvuga ngo narakererewe. Nta muntu ukererwa mu Uwiteka umwami Imana. Muri umurimo nta ukererwa, kuko nta waje mbere n'uwaje nyuma, bose ngo bajira
araje ngo ariko uhemba ngo bose abahembira igihe kimwe. Nagiye ngubwire inshuti yanjye waka kanya urimo kunyumva, tangira usenge, nicyo cyatabara ubuzima bwawe, cyo cyatabara ejo hazaza. Imana yo mu ijuru yiteguye kukurengera no gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Maze Bibiliya tubwiye neza ngo maze Samweli arundukira. Iryo jambo reka uryumve neza, ngo iryo jambo Samweli wa mbere ibice 3 umurongo wa 21 umurongo wa 20 ngo nuko Abisirayeli bose uhereye Idani ukageza i Berisheba bamenya ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Nanjye reka nkubwire inshuti yanjye, ndagusaba uyu munsi wa none, rundukira mu ijambo ry'Imana, rundukira mu buhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Iri jambo ni ubuhanuzi, iri jambo ari cyo ryakora ku buzima bwawe, iri jambo ryagukiza indwara, iri jambo ryaguha akazi, iri jambo ryakubakira urugo, iri jambo ryaguha amahoro mu rugo rwawe, iri jambo ryatuma ubugingo bwawe budakomeza kujya muri Gehenomu. Ndeka nkubwire wa mugabo we, garukira aho ngaho, uve mu guca inyuma uwo mwashakanye, uve mu nzoga. Uwiteka Umwami Imana yiteguye kongera kukubabarira akakugirira neza. Uri muranyumva aka kanya, iri ni ijambo ryawe, wowe nkurikiye muri aka kanya, ntabwo wari uzi ko uriwe naryo, ariko yakwaga ngo isubireho, kuko Imana irashaka kwisubiraho ikakubabarira ibyaha byawe. Mu izina rya Yesu ndagusengera ngo uyu munsi wa none uhindukirire Umwami Yesu. Imana irakugira neza, Imana iragukomeza, nawe urundukire mu Uwiteka Umwami Imana. Imana yiteguye kugukorera ibikomeye n'ibitangaza kandi igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Ndavugana nawe urimo kunyumva muri aka kanya, wowe nkurikiye aka kanya, Imana yo mu ijuru ikugire neza. Fata ubabara aka kanya ngusengere, kuko Imana yiteguye kugukiza iyo ndwara. Iyo ndwara ntabwo ari iyo kukwica, ahubwo ari iyo guhimbaza Uwiteka Umwami Imana. Imana yo mu ijuru ikurengere kandi itabara ubuzima bwawe. Ndagushimiye Mwami w'abami Nyiringabo, ndagushimiye Nyiringabo Imana kumbwiye kugira ngo nshobore kubwira ubwoko bwawe, kandi iri jambo rihindukirire abanyabyaha bave mu byaha, bave mu ngeso mbi zabo, mu izina rya Yesu. Mwami w'abami Nyiringabo, iri jambo umpaye uyu munsi wa none, reka Nyiringabo Imana uwo mutwe wari waranze gukira guhera umunsi wa none, mu izina rya Yesu akira abe muzima. Mwami ndasenze ngo ibitotsi yari yarabuze guhera iri joro yongera abone ibitotsi, mu izina rya Yesu. Wewe wari waravuye ku ishuri kubera yuko wahoraga urwaye, mu izina rya Yesu uyu munsi ndategeka buri cyari cyicaye ku mutwe wawe kirekure mu izina rya Yesu. Icyakugendagaho kirekure, myuka na karane ndabimenagura, ndacagagura ingoyi zose z'umwana, ndasenya ibirindiro by'abazimu n'abadayimoni, myuka y'abarangi n'abacwezi ive ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo uyu munsi wa none bamuzima, twara ubuzima, bona amahoro, gira amahoro, kandi Imana yo mu ijuru ikurengere, igutabare mu muryango wawe, bongere babona amahoro. Urakoze Yesu, urakoze Mwami Imana, urakoze Nyiringabo, kwemeye yuko uyu munsi wa none ubohoye abantu bawe, nk'uko Mwami w'abami mwana wawe Samweli yakuri imbere ya Eli akarundukira mu ijambo no mu buhanuzi. Mwami Imana, reka buri wese unyumva aka kanya, Mana yongera agaruke mu ijambo, yongere yumvira ijambo, yongere yumvira ubuhanuzi. Uyu munsi wa none abe muzima mu izina rya Yesu. Fata kakanya, fata aho babara ngusengere mu izina rya Yesu. Ndirukana uwo mwuka wicaye ku mutwe wawe, uwo mwuka wicaye mu nda yawe waguteje igifu, mu izina rya Yesu. Ndirukana uwo mwuka wicaye mu magufwa yawe, mu izina rya Yesu. Bamuzima mu izina rya Yesu. Aka kanya ibyari biguteye, aka kanya bikukurweho, bivanweho mu izina rya Yesu. Twara ubuzima, kandi niba utarakira Yesu ngo Mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, reka aka kanya rabika ikiganza ku mutima wawe, subiremo aya magambo uti: Mwami Yesu, uyu munsi wa none mpisemo wowe kumbera umukiza n'umwami w'ubugingo bwanjye, mbabarira ibyaha n'ibicumuro byanjye byose. Uyu munsi wa none mfashe umwanzuro, ndakijijwe kandi ndakwakiriye mu izina rya Yesu, amen. Niba usubiyemo ayo magambo, Imana imujije kumpera umugisha, wowe ukomeze ube mu ijambo ry'Imana, kandi ugende urebe itorero riri hafi rishobora komeze rigufashe, rikurere, ndetse uzabatizwe mu mazi menshi. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Murakoze cyane. Reka dusoreze aha ngaha uyu munsi wa gatatu kubera umunsi w'umugisha. Kandi niba ukeneye kunyandikira, nagira ngo telefone yanjye ni 0788430085. niba nanone ushobora
gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo icyo wifuza ko tugufasha natwe turahari kugufasha mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana abane nawe. Turabakunda cyane. Iminsi 40 reka ikubera iminsi y'umugisha we n'umuryango wawe. Amen.